Indoro y'ahazaza. Indoro y'ahazaza. Indoro y'ahazaza. Hello boss. We, Byasoko naribonye. byasoko waribonye? Ni byiza cyane. Niba waribonye ubwo nyine biratungana. Ndaza mu kanya. Urakoze. Muda. Makuru. Ni meza. None Sugiye ko ndi ufite amadokima. mfite amadokima ngiye gushaka isoko ry'inkoko, ariko noneho cyane inkwavu zo zimaze kuba nyinshi. Birasaba ngo tuzishakire isoko, haba muri resitora babaga, haba ahandi hantu, uburyo bwose mbese turebe ko twabona amafaranga. Ariko izo nkwavu zimaze kujyamo n'umuhungu wawe umugabo ndagira icyo mubaza akambwira ngo agiye gushaka isoko ry'inkwavu. Ariko niba akambwira ngo ugiye gusaba, niba bavugishije ukuri nibyo ntamenye. none se ni gute umwana yarangije kaminuza akaba atashaka akazi agakomeza kwita kuri izo nkwavu, azi ko izo nkwavu ko ari umutungo wawe? Ese ubundi ari hehe? Mugabo ari hehe? Bikumbwira ngo mugabo ari hehe? Dore ngo ese mugabo Rwanda wankacyo Bwakeye. niko mwa. Yavuye. Ntabwo ndiviye. Ako ndi kwihuta. ariko siri kwihuta ujya hehe? Viye si igitutsi mwa. Oya. Katubyite papa to. Nibu. None se itebya ugiye he? Ni fresh ubungubu. Hagera none nakubwiye. Urabona bya bintu by'inkoko byawe ubungubu nabonye. Yego. Namubonye kandi afite gahunda. Ahubwo ubu ndi gukererwa vie. Bimfashe mose wamubonye? Nibyo mbabwira mama ndi kugenda nawe yanga. Ni guki ibintu biba bimeze mama. Ahubwo ndi kwihuta. Dore. Ariko se mugabo, genda kubwira nkanyoko ugomba kumenya ubwenge. Ni gute ushaka kugira ngo ukomeze witwaze iyo mitungo ko ari iya so, ntuhige ibyawe, ntuburangije kaminuza? Kuki utashaka akazi nk'umuntu w'umusore? Iso niwe uzajya ukomeza kukugurira umwenda? Ni nyoko uzajya ukwambika inkweto? Ninde? Ni iki gituma utashaka akazi? Uko nyoko akubwira? Nanone kuvira abakiriya b'inkoko baba bakeneye urabona. Reka tumwihorere aho hantu, niba yababonye ibindi tuzabigaruka. Ahubwo kugenda muzajya mugabana iyo mitungo ni iya so. Ugomba gushaka iyawe. Ugomba guca ubwenge ugashaka ibyawe. Ahubwo ndi kwihuta. Ntacyo ubwo agiye kunyunganira akaba agiye gushaka abakiriya, nanjye nabonye abandi turahuriza hamwe. Ahubwo vie n'ibyo ngibyo kabisa. Nakubwiye ko utangita vie. Papa. Urakoze. Kamfungiraho nyine nihuta. Oya nyaruka. Mama. Hano mfungiraho nanjye ndabona ari kwihuta. Mva nkubwire mugabo, ntacyo wihuta ugiye kunzanira. Nta kintu ugiye kunzanira ngiye cyo musaba mu guca ubwenge. Umva. No guca ubwenge. Umusore ngo bamuhana. Nihuta. Bamuhana avuye. Nihuta nta kibazo. Igihe tuzacana uri umusaza ugitera uri umusore. Yego. Urimo gutesha igihe cyawe gusa. Nyaruka. Uri gutesha igihe cyawe gusa. Ishyimbo mwakabyaranye nkahireyo muri iyi minsi nayo, ariko hari umuntu wambaye amakuru bari kuri butike ikiro cy'ibijumba cyamanutse muri 350, watuma y'uyu mukobwa. Kanya karame mama, wino ngutume hara kuri butike. Ego mwabasindi cyo
utangajwe n'iki se mama kidasanzwe kanya iyi ni yakanze wagize ubucagagure ntabwo nayiciye ndi gukura niyo mpamvu yanyanze yaranyanze muri gukura hindukira urebe nariya mbere ego bikira mariya wo mw'ijuru Imana ishobora byose ye muko iyi ni yakanzu yego niyo cyakora mukamutara naragowe mwababyeyi Erega mama, turi muri viziyo. basire barananiye kanyana nawe arananiye aha reka ndekera aho ndi kumva numiwe ngaho numa wari ugiye kuntuma njaka kugutuma ibijumba yego hariya hepfo kuri butike bambwiye yuko ikiro ari 350 yego kandi ndi kubona rwose ari byo byiza kugira ngo ibishyimbo tube twashakiramo imboga ubundi duteke n'ibijumba yego mama nta kibazo ngaho fata nzaruhahira hariya muze ubwire uko tubigenza yego mwana wanjye muranani mama ntabidanje none se agafuka wakabuze naje mama ihute mukanya ndumviye ngo ndabidanje niba ari ibidanje niba uwo bidanje ari we mugiye kujya muragira ndumbaza nyine nabirenze mama reka nze manze nagushakira induza ariko rero buriya iyi gutya nayo rwose niba ari ugusaza nzigenda ashyiramo igiceri ngagishaka dore ubushize natumye murumuna wawe nashatse amafaranga ndagabura kandi gari mama erega iyo buti yawe imaze gusaza niyo mpamvu igurisha amafaranga none singi buti basihangana kandi mwakagonde kuzangurira iyindi mukaba muri kugatanga iyi nduza ariko niga ubona atari kunyumva reka nkore koro kuri fone numve ko wenda alo anyana yewe hindukira urebe inyuma yawe shuwa se koko urabeshya mwana ewana kandebe nyine umeze bite uri fresh se ese ko kwa muhomu cyane ubona ko byose bimeze mwana umukecuru aba yamfashije byatanje aha nawe se noneho cyaze kabisa bakeye neza fresh cyane erega ndareba avuga Paul kabisa karakubereye cyane none se ngumeze ute meze fresh nabidanje naje ndi mutuntu turabona asanye tu none cyaze kabisa se ni wowe kandebe ni njyewe yewa gutya kabisa uri fresh ari rewana cyaze kabisa none se mani ako gafone se ko mbona ari keza agafone se yani ese uragashaka se nawe ugashaka nyine kama ahubwo uzigurira kawe gusa urumva nese ubwo ngiye uzamike nzagwiki mbuze iki se nabura byose nabura n'amata kweri ewana cyane umva bavuga ati kuko amata agira gitereka ewana ese ushaka ko nkaguha nose wacuye mu rugo n'ubundi ko mbona nabidangine n'ubundi urete ukwama wongera ugaruke n'ubundi akagafone ndetse nkaguha tugeze home ni wanjye to njye kugusura mu rugo niho uri bukampere nabidanje okay n'ubundi urete ubanguka muraho muregwa we neza muraho neza yewe
iminsi myinshi nda nubwo twari duherukana. Yewe ntabwo twaherukana bravo. Bravo. Aha, nanjye sinzi ko natekereje ndavuga nti se mo akagira Imana we. Icaranga. Ni wowe ugeze hehe ntereka nze kukureba. Reka nze kurebe. Imvura si bageze he iyo wanyu. Yewe turaho. Turaho n'imvura. Imvura ni umugisha. Ariko none uyu munsi ndabona hatanze umucyo. Ese nanone tunayibuze ko twahangayika. Nanjye niko ndi kubibona ariko tuyibuze n'umundi twahangayika. ibigori reka byari bikeneye imvura. Oya n'ibishyimbo byari bitarera neza. Naho ubundi si wa mubyeyi we nanjye buri ukuri kumva nagucyaniriwe hano noneho ndago nagiye mu kiraka. Niriwe hano ariko rero n'ejo ndakiraka ndago twakoze neza. Kubera uriya munsi gwari gumeze kuriya ukubona imvura iri wiragwa ariko muregwa mfite ibibazo. Bimeze gute se kandi? Urubyaro rurananiye. Isi ibyo ni ibintu umuntu akivuga. Jewe ngiye gusara ngiye kwirukanga ku musozi. Ihangane nta gihe cyo gusara. None se urubyaro ni wowe runaniye wenyine? Urubyaro rurananiye neza. Si ubwo abasirimu ndawe wamboneye. Kuva mu gitondo kugera buno saa 8 sinigeze mubona. Kuva mu gitondo nigeze kumubona ndanamuhamagara ngo mukubaze ko wari uhari nze kukureba. Ariko yari yashyizemo ya makuteri yo ku mugane w'Abanyarwanda ngo amatwi bayavuniramo ibiti. Nahamagaye ariko birangira atanyitabye yakomeje aragenda. Byarangiye atanyitabye. Nagira ngo mukubaze nyine kuri hano ariko tuza ntabwo ari ikibazo cyawe wenyine. Mfite abana narabikubwiye ko nabyabahungu gusa. Urumva? Turangije kaminuza ni mugabo. Hajya yibuka no gushaka n'akazi. Nuko byuka gutyo gusa akabyuka niba abonye icyayi akakinywa cyangwa ntanakinywa akicira akigendera. Nangwa nawe nyabuleka sinjya amenya igihe atahira. Reka nangwa nawe n'ibyo byayi baba bari kubibona njyewe si cyo cyayi ahubwo bagikuraga he ko bananiye uri kureba n'uko meze ndakindu nifitiye wa mubyeyi we dore basirimu birukijya kumutangira aratangiye kujya arangiba amafaranga ngamutuma kuri butiki namubwira ngo ngarurire akaza kangubita imibare ngareba ngigicucu nazabyibuka nyuma amafaranga yaragariye pe none se wagiye utuma Kanyana basi Kanyana si we nuwuhe nawe bose barakunaniye noneho urebye imyambarire Kanyana asigaye yambara urebye ukunda uko ari kwambara ndakurahiye n'ubusa buri neza ahubwo namubanye ngira ngo ni nyirabareshya iwacu mu Kivu iri i Rubavu iri iwacu rero mu Kivu habaga ibintu ngo byitwa bya nyirabareshya na bya sekamutu na bya dusa bya sekamutu na bya nyirabareshya nibyo byambaraga kuriya yambaye ubusa buri ari imyenda namuguriye yose yarafasha arasatagura n'ibindi urumva uko yenda utarabireba ukavuga mbuye urumva yagufatiye ikanzo yambenze nagiye mu gishanga cy'umuceri gukorera y'amafaranga ni izina ry'Imana ishobora byose imyenda yose namugurije yarafasha aracagagura ni ibintu bimeze gutya sinzi n'ibindi bintu byagiye ari gusiga ku nzara ahubwo ngiye nagize n'iseseme navuze nasigara avuga agakanura n'amaso reka njyana njya guteka wenda hari ndebe ko basanga byahiye yewe ndakundi nukwihangana reka nze ngurenze irembo naho ubundi komera komera rwose ntuzarinde gusara nukwihangana ndakundi nabigenza ndamenyeye ntuzarinde gusara ntabwo ari ibyawe wenyine hari abakobwa hari abahungu bose ni abana twarababyaye n'ab'igihugu iyi ni ab'igihugu nta kundi nyine yewe ngaho genda yego murakoze kandi ni ukujya uranyara ukaza ukampumuriza ubundi nyara ko namutumye kuva kare akaba atari yaza nyagasani abana ko bananiwe kandi muhamagarire kuva hageze ndebe sarayifata Yego mama.
ni kwa mukobwa ugihe nagutumiye ibyo nagutumye wabibuze. burya nagiye mpita mpura na nyogokuru yaje mu rugo kundeba n'ubundi turaganira cyane biratinda. Hanyuma so nyogokuru wawe kugira ngo abikubwirire mu nzira kubera ko ijya bataje ngo abimbwire. Ambwira ko sogokuru arwaye agiye kumujyana kwa muganga ansaba ko ngomba kujya kurarayo. None se mama nyine nabyakiriye ngiye kurarayo. Ceceka wanjinzi we yisiwe mwese mugiye kwigira injinzi buri munsi mana nyagasani nzahora ndavuga kugeza ryari. None se hanyuma ndege gute ubwo nzarya utashe? Ego mani ishobora byose reka dange ibyo ndago ntubyemera. Hanyuma sigaho amafaranga ga mukagasana ko wari urangarurira naguraga jyana uzagamba ejo. Ego mana nyagasani none si washaka umuntu wagahereza akaganzanira nangwa ukabanza wamugurira ibyo nagutumye ntabwo amafaranga ukagamuhereza akagazana ariko mwabana mwe mwareka kunzaza noneho mugeze igihe cyo kundaza ubusa. Ko mama umunsi yantaho azanyica pe. Ibyo gutubireke no twigendere wowe nabidanje. Twikomereze niga nabi. Ni hano mwana ntabwo byarenga. Yawe ni isi. Sinagoye phone yanjye. Sha ego. Suyifite?